Niba uri umuntu usenga cyangwa se ukurikirana inkuru zerekeye iyobokamana, byaba bigoye kutarebye cyangwa se ngo ubwirwe filime mbarankuru yiswe Disciples yatambutse kuri BBC World News, kuko yavugishije abatari bake ku isi yose, by'umwihariko abizerera mu bitangaza n'ubuhanuzi, kubwo kugaruka ku bikorwa biteye ubwoba byavugwaga ku wari umukozi w'Imana Pastor TB Joshua wo muri Nigeria witabye Imana mu mwaka wa 2021. Ubwo narebaga iyi documentaire hari hashize iminsi 2, iyi video igeze kuri YouTube channel ya BBC yari imaze kurebwa inshuro 2,576,000 n'inshuro 23, ifite comment 15,059. Bitandukanye n'ibyo nibwiraga nkimara gukurikira iyi video, nibwiye nti abantu bagiye guhindura uko batekerezaga TB Joshua ndetse bamwange cyane bamurakarire, ariko nibeshyaga cyane kuko unyujije amaso muri comments harimo ibitekerezo n'imva mutima zigiye zitandukanye, inziza n'imbi. Gusa benshi ntibahakana ko uyu mugabo yari afite imbaraga zikiza abantu, ahubwo ikibazo ngo yaba yarazivomagahe. Abandi rero bakagira inama abantu basenga ko badakwiye kwizera abakozi b'Imana buhumye. Hari uwanditse ati, "No matter the religion you go to, never idolize a human. Respect but do not idolize. Idolization gives way to manipulation and control. No positive power manifests like this. The gullibility, worshipping a human, allowing yourself to be physically abused." Bisobanuye yagize ati, "Ntitaye aho usengera hose, ntuzigere na rimwe wizera umwana w'umuntu ngo ukabye, mbese abe nk'ikigirwamana kuri wowe, kuko ibi ari inzira yo kuyobywa ndetse no kuyoborwa byoroshye. Nta mbaraga nzima zigaragaza muri ubu buryo. Gushukwa bigeza aha ukageza naho ubyizera, kuramya umuntu, kwemera guhohoterwa ku mubiri." Arangiza ashyizeho emoji y'amarira. Bamwe mu bahakanaga iyi documentaire bibajije impamvu izi nkuru zivuga nabi umukozi w'Imana TB Joshua zisohotse nyuma y'imyaka irenga 2 apfuye. Bamwe babifashe nk'isebanya ndetse n'umurimo wa Satani arimo gukora ngo abizeye Imana kubera uyu TB Joshua bacika intege ndetse basubira inyuma mu gakiza. Ibi rero nibyo byatumye nkutegurira icyegeranyo cy'uyu munsi, aho ngiye kukwereka umwe mu bagabo b'abakozi b'Imana bakomeye muri South Africa, uhari utarapfa ariko nawe utavugaho rumwe ku bikorwa bye n'ubuhanuzi bwe ndetse n'ibitangaza akora. Ndifashisha hanini documentaire yakozwe na televiziyo y'igihugu muri South Africa SABC mu kiganiro Cutting Edges cyatambutse mu myaka inishize. Muhaye ikaze kuri Juliet Mutamba, kandi koko uyumva ni Juliet Mutamba ntiwayobye. Mbere yuko dukomeza, fata akanya gato ukanda ahantu handitse subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ntibikagucike. Pastor Alph Lukau, umushumba mukuru wa Hallelujah Ministries wamamaye cyane muri South Africa kubera ibitangaza yakoze byinshi bitandukanye, nko gukiza indwara zananiranye, gukiza abamugaye n'ibindi byinshi cyane, ariko nanone amafaranga akaba ari kimwe mu bintu by'ingenzi ashyira imbere cyane. Urugero nicyo muri Hallelujah Ministries bita King cyangwa umwami. Muri uru rusengero habamo abakristo basanzwe, hakabamo n'abitwa abami. Wakibaza uti, kugira ngo umuntu abe umwami kwa Lukau abameze ati? Ntibisaba ko ufite ubwami uyoboye kugira ngo witwe umwami muri Hallelujah Ministries, ahubwo ingano y'amafaranga ufite kandi uri tayari gutanga buri kwezi niyo yaguha iryo zina rya King. Ubaye uri umurokore wavuga uti ibyo ni ibisanzwe kuko nanjye buri kwezi ntanga 10%, ariko reka nkubwire ko bitandukanye kwa Lukau. Kugira ngo witwe umwami nuko uba wiyemeje kugira umubare w'amafaranga utanga buri kwezi, kandi ayo mafaranga akaba atandukanye n'andi maturo asanzwe cyangwa se 10%. Bivuze ko umwami cyangwa se King agomba gutanga aya maturo yose asanzwe hamwe n'10%, ariko akarenzaho andi yiyemeza kujya atanga buri kwezi. Ikindi, kugira ngo ube umwami muri Hallelujah Ministries ya Alph Lukau, nuko ugomba kwiyemeza kuzajya unitanga mu gihe cyose urusengero rugukeneye mu bikorwa byarwo. Nibura kugira ngo ube umwami ugomba kuba wiyemeje kujya utanga ayo mafaranga nibura mu gihe cy'amezi 6 kandi udasiba. Ayo ni amezi make cyane, kuko wakiyemeza umwaka 2, 3, 5 kugeza n'ubuzima bwawe bwose.
ikindi ni uko hari amafaranga ya South Africa amarands fatizo ugomba kutajya munsi mu gihe ushaka kwitwa ekenga muri Hallelujah Ministries. Hanyuma ukaba wo kubahwa. Uretse ibyo kandi iyo wabonye iyo titre ya king muri Hallelujah Ministries uba ubonye uburyo bwiza bwo kujya ubonana n'umushumba Lukau Alph mu buryo bworoshye. Nkuko mwese mubizi akenshi kubonana n'abapasiteri bayoboye aya mega churches biba bigoye cyane. Ikindi kintu uyu mugabo yakoze cyatangaje abantu ni igiterane yateguye cyitabiriwe n'abakobwa bagumiwe bakeneye kubona abagabo. Aho kugira ngo uze muri icyo giterane wishyuraga 50,000 by'amarands uyavunje mu manyarwanda ni hafi 340 by'amanyarwanda. Aho yabwiraga abakobwa babuze abagabo ngo bazane 50,000 by'amarands maze batahana abagabo. N'uduce twinshi twaranze uyu mugabo, ariko uyu munsi ngiye kukubwira inkuru zatamaje Alph Lukau zigatuma abatuye muri Afrika y'Epfo batangira kumwibazaho ndetse no kumutakariza icyizere. Tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2019 nibwo televiziyo y'igihugu ya South Africa yasohoye documentaire ibumbiyemo ibinyoma ndetse n'ubutubuzi bwa Lukau Alph. Aho muri aya mashusho harimo umubyeyi w'umwana umwe witwa Samantha Levisai afite imyaka 27 wishyuwe n'abambari b'uyu mugabo ngo yemere kugaragara mu mashusho afatirwa mu rusengero rwa Hallelujah Ministries, hanyuma yemere ko yari yaranduye virusi itera sida, ariko nyuma yo gusengerwa na Lukau Alph akaba yarakize. Uyu mubyeyi yari amaze imyaka 6 atuye muri South Africa, ariko kuva yahagera ntiyigeze abona akazi, ndetse muri iyo minsi ngo aho yari acumbitse nyir'inzu yari amaze igihe amwishyuza yarabuze uko yamwishyura. Yagiye gusenga nk'abandi bose afite icyifuzo cyo kubona akazi, ariko bwari ubwa mbere ahagiye. Yari umushyitsi. Nashakaga kujyayo cyane ngo ndebe niba pastor yansengera nanjye nkabona akazi. Umwe mu banyatorero yaranyegereye arambaza ngo urashaka amafaranga koko? Nanjye ndavuga ngo yego, kubera ko ubu tuvugana ibintu ntabwo bimeze neza, nkeneye amafaranga pe. Ubwo barambwira ngo turashaka kuzaza ku cyumweru gitaha, ariko bakibimbwira bwa mbere ntabwo bambwiye icyo nzakora. Igitangaje kuri aba bapasiteri ku nkuru ya Samantha ntibigeze bamureka ngo yivugire ishige rye ubwo yari ahagaze ku ruhimbi, ahubwo hari umugore w'intyoza bimuvugiye nk'uko ugiye kubyirebera. Yaje guterana mu iteraniro rya mbere ry'ubuhanuzi, hanyuma yizera Imana ikiza mugabo w'Imana. Urabiboneye ko ubuhamya bwe bwavuzwe n'undi muntu kandi na nyirabwo ahibereye. Reka Samantha dusobanure neza uko byagenze ngo ajye guhamya ko yakize virusi itera sida. Bampaye urupapuro rwavugaga impapuro ebyiri. Urwa mbere rwavugaga ko nanduye kubera bari bamaze kumenya izina ryanjye rya mbere ndetse n'irya kabiri. Rero bagiye kwa muganga ntazi, hanyuma abandikira ko nanduye virusi itera sida, hanyuma urundi rupapuro rwavugaga ko nta virusi itera sida ndwaye. Yaramaze igihe arembejwe n'iyo ndwara Pastor Alph. Uwa mbere yagiye kwipimisha asanga ibisubizo birerekana ko atarwaye, ariko ikintu kiramubwira mu mutima ngo reka nongere nipime nanone. Hanyuma Pastor asubiyeyo nanone abona ibisubizo bimwe ko nta virusi itera sida afite. Nkuko amashusho abyerekana, Samantha yari yihagarariye gusa yumva ibiri kumuvugaho, gusa nta jambo na rimwe yavugiye ku ruhimbi. Yakomeje abwira SABC ko atigeze yandura sida na rimwe. Ibyakurikiye hariya abakristo bavugije induru bashima Imana ko yakijije virusi itera sida Samantha, nabo arapfukama Pastor Lukau Alph amurambikaho ibiganza. Hanyuma bamusezeranya kujya bamwishyura amarand 1.5 buri kwezi. Igitangazo cyo gukira indwara kwa Samantha ni agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'icyo ngiye kukubwira, kuko muri Hallelujah Ministries ariho hakabiri habereye igitangazo cyo kuzura umuntu nyuma yo kwa Lazaro na bashiki be Maria na Marita i Betaniya. Mu myaka mike ishize mu materaniro yo muri Hallelujah Ministries bakiri itangazo ryatangajwe n'uwari uyoboye amateraniro arimo abwira Pastor Lukau Alph ko hari umuryango wari ujyanye umurambo w'umuvandimwe wabo muri Zimbabwe, hanyuma imodoka imutwaye inyura iruhande rw'urusengero, hanyuma ngo umuturanyi w'uwo muryango
bari bazanye ngabona intoki z'uwo murambo zirimo kunyeganyega bageze ku rusengero neza. Ubyumve neza, nta gahunda yo kuza ku rusengero bari bafite, ahubwo ngo barahanyuze nk'uko haba hari inzira igana aho bari bajyanye umurambo. Ubwo amaze kubwira Pastor Lukau iby'icyo gitangaza gitangiye kubera mu rusengero rwe, bahise basohoka bajya hanze mu modoka yari irimo wa murambo. Ariko ubwo kamera zari ziri ahantu hose kugeza no mu isanduku nyirizina. Isanduku barayiteruye bayijyana mu rusengero. Ubwo pastor atangira kubaza izina ry'uwo muntu. Baramubwira ngo yitwa Elliot. Nuko aramusengera mu kanya gato Elliot arabyuka, bamukura mu isanduku hanyuma atangira kugenda. Hashize akanya asaba amazi n'ibiryo, nuko barabimuha aririra aho nyine mu rusengero. Iyi nkuru rero bamwe mu basesenguzi bagize icyo bayivugaho. Mu gutangira kwayo benshi bibajije mbere na mbere ukuntu intoki z'umurambo uri mu isanduku ifunze zinyeganyega hanyuma undi muntu uri hanze akabibona. Ikindi ni gute ibyo bintu bitari bizwi n'abayobozi b'urusengero, nyamara mu gihe pastor yasohokaga yegera ya modoka hari abakameramani bateye kamera zabo mu modoka irimo umurambo ndetse no mu isanduku nyirizina. Babibwiye n'iki ko pastor ari bisohoke? Ikindi kibajijweho n'abatari bake ni ukuntu umuntu wapfuye wari uri mu isanduku aza yasamye nta mapamba mu mazuru cyangwa ikindi kintu kigaragaza ko yashizemo umwuka koko. Mbese byagaragaye ko ari uko yari muzima ahubwo yakeneraga guhumeka nawe. Iki cyo cyasikeje abantu. Ni gute umuntu wazubutse atagira ibindi bintu abaza wenda byerekeye ahari, umugore we, abana se, ahubwo akiyakira ibyo kurya hamwe n'amazi. Yarashonje. Ibi rero byaramenyekanye cyane muri South Africa. Abantu benshi birababaza, yewe n'abandi bakozi b'Imana barababaye cyane bavuga ko ari ubutekamutwe buteye ubwoba. Ubwo iyi nkuru yasohokaga, SPS yo muri South Africa yagerageje gukora ubucukumbuzi maze bagera aho uyu mugabo wazutse yari atuye, aho yakoreraga, maze batungurwa no gusanga amazina ye ya nyayo atari Elliot ahubwo yitwa Brighton. Baganiriye na bamwe mu bakozi be basanga ahubwo uyu Elliot yari yaragerageje gushaka abandi bantu bakemera nabo kwinjira muri aka kazi, ahubwo yashakaga uwajya mu kagare akigira nk'aho yamugaye hanyuma bamusengera agakira. Ni kenshi twumva tukanibonera ibintu nk'ibi by'ubutunguzi ndetse n'ibikorwa biteye ubwoba bibera muri zimwe mu nsengero ziri ku isi, ariko by'umwihariko muri Afurika, aho usanga hari abapasita bakoresha ibintu bimeze nk'iby'uburetwa abantu bayoboye, nko kubarisha ibyatsi, kubakubita inkoni, kubagendesha nk'inyamaswa, kubasuka ibintu mu maso, kubanywesha ibintu batazi, ariko ugasanga abantu ntibabibona bagakomeza bakabagana. Duhiniye aho icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Niba hari icyo ushaka ko twaganiraho ubutaha, cyandike muri comment. Njye nitwa Juliet Mutamba. Gira amahirwe.